mbifuriza ibihe byiza abakunzi ba Donos 23 TV. Ni ibihe byiza twongeye kubana namwe, twishimiye kubana namwe mu aka kanya keza kugira ngo tuganire kandi twungurane ubumenyi n'ibitekerezo uburyo dushobora kubaho mu isi, tukabaho mu buryo bwiza kandi mu buzima bushimishije. Uyu munsi rero mbazaniye inama zitandukanye kandi mbazaniye inyigisho nziza nk'uko dusanzwe tubikora, nk'uko twabanaga mu bihe bitandukanye. Nshimira wowe wakoze subscribe, nkashimira wowe utarayikora ariko ukurikiye iki kiganiro. Ni iby'agaciro kandi ni umunezero kubana nawe no gukomezanya nawe kubana. Niba bitakugoye rwose ukore subscribe, ukore share, comment, ntacyo bitwaye kuko turi kubaka society kandi dukomezanye no kubakana, gushyigikirana kugira ngo umwe avaha undi agere aha, kandi buri wese afate mugenzi we akaboko tuzamurane, kuko twaje gusanga ko n'iyi si ubayeho wenyine, twaje gusanga ko n'iyi si ubaye nyamwigendaho ntacyo wageraho. Ni byiza ko ugira abagufata akaboko, ugira abantu bagushyigikira mu byo urimo kugira ngo ubashe kugera aho ugera. Kandi nawe nimba umuntu aje agusanga, aje kugana kugira ngo umufashe, ni byiza ko mubana ukamwakira neza, ukamwakirana impumu kugira ngo abashe gutera imbere, nawe uzishimire ko hari umuntu wateye imbere ubigizemo uruhare. Muri iyi si rero tubamo mu buzima bwa buri munsi, hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu atagera ku nzozi ze yaharaniye, yiyemeje, yifuje kuva kera, kuko twaje gusanga ko abantu benshi, abantu twese tugira inzozi tuba twifuza kugeraho, tuba twifuza kuzashyira mu bikorwa, kubera ko nta muntu wifuza kubaho nabi, ahubwo twese twifuza kubaho mu buzima bwiza. Niyo mpamvu rero uyu munsi ngiye kukubwira ibintu bitandukanye bishobora kuba bituma inzozi zawe utazigeraho mu gihe cyose wapanze umushinga, wapanze ikintu wifuza kugeraho ugasanga ntabwo cyagezweho. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu bitandukanye bishobora kukubwira ko impamvu inzozi zawe zitagiye zigerwaho, cyangwa impamvu inzozi z'abantu benshi zidakunda kugerwaho. Niba hari amakosa runaka wenda wajyaga ukora, bitume nawe wisubiraho kandi ntuzongere kuyasubiramo, kugira ngo ikindi gihe uzabashe kwacivinga cyangwa uzabashe kugera ku ntego zawe wiyemeje mu buzima bwawe, kuko twese twifuza gukora kandi tugakora ibigira umusaruro n'ibigira aho bitugeza muri rusange. Impamvu ya mbere cyangwa imbogamizi ya mbere ishobora gutuma umuntu atagera ku ntego ze cyangwa ntagere ku cyo yiyemeje kuba yageraho, umushinga yatangiye, ikintu runaka yatangiye gukora ariko bikarangira atakigezeho, ni impamvu z'ubukungu, amafaranga muri rusange. Akenshi abantu benshi bagira inzozi ariko bagahangayikishwa no kuba badafite amafaranga yo kugira ngo bashyire mu bikorwa ibyo biyemeje kugeraho. Ibyo ngibyo bigatuma rero acika intege cyangwa agasubika inzozi cyangwa umushinga yari yarapanze kuba yakora mu gihe runaka. Ibyo ngibyo biba ku bantu benshi kandi biba ku bantu batari bakeya, bituma hari abantu birangira babaye abakene bitewe n'uko babuze ikintu cyabafasha kugira ngo babone amafaranga cyangwa igishoro gituma batangira umupango wabo biyemeje cyangwa se ikintu bifuje kugeraho kuva kera. Iyo umuntu atabashije kubona uburyo bwo gushora igihe cyangwa imbaraga mu nzozi ze kubera ibibazo by'ubukungu, hari igihe nyine birangira atacivinze cyangwa atageze ku nzozi ze, agasubika imishinga n'ibindi bitekerezo yari afite kugeraho. Birashoboka ko nawe hari ibyo waretse gukora cyangwa wahagaritse kuba washyira mu bikorwa bitewe n'uko wabuze ubushobozi, wabuze amafaranga yo kuzuza umupango wawe. Kandi ibi bintu ntabwo navuga ngo ntawe bitabaho, kuko abantu twese biragoye, kuko abantu twese tuba turira, tuba dufite, duhangayitse, turwana n'uko tudafite umutungo uhagije cyangwa tudafite amafaranga ahagije kugira ngo dushyire mu bikorwa imishinga tuba dufite. Gusa nakwihanganisha kandi nkaguha promise cyangwa se nkaguha icyizere cy'uko wowe ushobora gutegereza kandi ukazagera ku nzozi zawe. Ukirinda gucika intege kare nubwo udafite amafaranga uyu munsi, ariko ejo birashoboka, ntawamenya amafaranga wayabona. Ntugacike intege vuba kandi ntukajye wishimira guhagarika icyo watangiye kugira ngo utagaragara nk'ikigwari cyangwa ukitwa nk'ikigwari. Hari abantu benshi bagerageje gufeiringa ariko bagakomeza barahatana kugira ngo barinde bagera ku cyo biyemeje kugeraho. Ikindi kintu kandi gikomeye cy'ingenzi kibaho mu buryo butandukanye kandi kigatuma intego z'abantu zigenda zisubira inyuma cyangwa ntizigerweho, ni ukudasobanukirwa neza intego zawe ushaka kugeraho. Hari igihe umuntu afata icyemezo cyo gukora ikintu runaka cyangwa se akifuza ikintu runaka ariko atabanje gusobanukirwa neza ibyo yifuza kugeraho. Ibi bishobora gutera umuntu gutekereza ko inzozi ze ari ibintu by'ibihuha cyangwa se zidashobora kugerwaho, bitewe n'uko atamanje kwicara agasobanukirwe, kwicara
kwicara manze atekereze neza, yige ku mushinga cyangwa ku cyo yifuza kugeraho, ubundi amenye n'icyo bisaba kugira ngo abashe kukigeraho. Icyo gihe bizatuma usubira inyuma cyangwa ubone ko ibyo urimo bidashoboka kubera ko utafashe igihe cyawe cyo kugira ngo wige ku kintu wifuza kugeraho, wige ku cyo bisaba, wige ku mbogamizi ziriho, ndetse wige ku mbaraga byagutwara kugira ngo ubashe kugera kuri icyo kintu. Banza neza rero umenye intego wifuza kugeraho n'icyo ushaka kugeraho, utitaye ku myaka ufite, utitaye ku bukungu ufite, cyangwa se utitaye ku cyo uri cyo mu buzima busanzwe, ahubwo weho utekereze icyo ubuzima bwawe bugutegeka cyangwa se icyo wifuza kuba wageraho, aricyo uha agaciro cyane kurenza kwita ku bindi bintu, kugira ngo banze wanarize cyangwa se sengure neza intego zawe icyo bisaba kugira ngo zigerweho. Ibyo nibyo bizagufasha kuba wagera ku nzozi zawe ukeneye kugeraho. Ikindi kintu cya gatatu gishobora gutuma intego zawe zitagerwaho ni ubwoba n'ihungabana. Abantu benshi bagira ubwoba bwo gutsindwa cyangwa bikababuza gushyira mu bikorwa inzozi cyangwa imigambi yabo biyemeje kugeraho. Ibyo ngibyo ni ikibazo gikomeye cyane, kuko kwiyemeza kugera ku nzozi bisaba guhangana n'ubwoba ndetse no guhangana n'ibibazo, kumva ko utagiye gushora cyangwa utagiye mu kintu kubera ko icyo kintu wenda utekereza ko gishobora kuzakugiraho ingaruka, cyangwa se icyo kintu utekereza ko gishobora kuzafiringa ntubashe kugera ku cyo wiyemeje. Ariko hari igihe umuntu atabasha gutsinda iyo myumvire igaragara nk'ibibazo bikomeye kandi byugariza imitekerereze y'abantu mu buryo bwo kwacivinga no kugera ku ntego zabo. Wirinde kugira ikintu cy'ubwoba cyo kumva ko ibyo uri gukora ntaho bizakugeza, ibyo uri gukora bitazigera bitsinda, ahubwo wiyumvemo akanyabugabo kuko ibyo ukora byose bishoboka kandi ushobora kugera ku cyo wiyemeje mu gihe runaka, kandi nta kintu cy'umuntu kibaho, byose biba bisaba kubikorera ndetse ukabishyiraho umutima wawe wose, ukirinda gucika intege cyangwa gucibwa intege n'abantu bakubwira ko bidashoboka. Ibyo ngibyo bikaba byagukururira gutekereza ko ushobora guhomba ibyo washora byose n'ibyo wageraho byose uzahomba, ahubwo utekereza ko ushoboye kandi ibyo bintu wabikora neza no kurenza n'abandi bose bigeze babaho mu buzima. Ikindi kintu gikomeye kandi gishobora gutuma inzozi zawe zitagerwaho cyangwa se inzozi z'abantu benshi zikaba zitagerwaho ni uguhindura imyumvire cyangwa intego. Hari igihe urambirwa cyangwa se ubona waranyuze muri byinshi, ukabona wanyuze mu bintu bituma utabasha kwacivinga no kugera ku byo wiyemeje kugeraho, noneho ukarambirwa, bikaba byatuma ureka ikintu waharaniye kuva kera cyangwa se wifuje, wahoze uvuga, watekereje, wabwiye abantu batandukanye kukigeraho, ariko mu gihe runaka bitewe n'uko bimaze igihe kirekire ubona nta kajyamo, ubona bitagenda, bikaba byatuma ucika intege ukabivamo. Abantu benshi bakunze kureka intego zabo bitewe n'uko babona hari igihe gishize kirekire cyangwa bararambiwe kuba bategereza cyangwa no kugerwaho kw'iyo ntego, akavuga ati maze kugera kuri iyi myaka runaka, dore abo twakoranye, dore abo twari kumwe mu bihe ibi n'ibi bageze kuri ibi, dore jyewe ibyo narwaniriye sinigeze mbigeraho, bikaba byatuma ucika intege ntugere ku cyo washatse kugeraho kuva kera. Icyo ngicyo rero si ikintu cyiza, ahubwo nubwo ugerageza gukora ibintu byinshi bitandukanye, gerageza ugume no ku ntego yawe ushaka guharanira, utitaye ku gihe umaze, utitaye ku bo mwari kumwe bageze kuri ibi ngibi, ahubwo ukomeze urebe imbere kandi ukore icyashoboka cyose kugira ngo intego zawe, icyo waharaniriye kugeraho, ukigereho mu buryo kandi butandukanye. Nizera ko mu gihe cyose utacitse intege cyangwa ngo umanike amaboko, uba ushobora kugera ku byo waharaniye kugeraho kandi bikarangira ubigezeho. Ikindi kintu gishobora gutuma inzozi z'umuntu zitagerwaho, agacika intege vuba ndetse ntabashe kuzikomeza ngo abe yagera kuri cya kintu yaharaniye, ni imbogamizi z'ubuzima bwite cyangwa imiryango abantu babamo. Hari ubuzima buri wese aba yaranyuzemo cyangwa se abanyuramo mu buzima bwa buri munsi tunyuramo. Hari abantu benshi bahura n'ibibazo biremereye mu buzima bwabo, ndetse ugasanga imiryango yabo niyo ibabangamira kuba bagira intego bageraho cyangwa kuba bagira ibyo baharanira kugira ngo babigereho. Ushobora gusanga ari uburwayi se bukomeye umuntu ahuye nabwo, cyangwa se izindi mpamvu zishoboka zishobora guturuka kure ariko zivanga mu buzima bwa muntu, zikaba zatuma intego yaharaniye kugeraho bidakunda ko yazigeraho, ahubwo ugasanga acitse intege kare, ndetse ugasanga bimubujije kuba yagira ku cyo ageraho, icyo yatumbiriye kuva kera, birangiye atakigezeho kubera ubuzima. Nyine murabizi ubuzima duhura na byinshi bikomeye, ushobora guhura n'uburwayi, ushobora guhura n'impanuka, ushobora guhura n'ibindi bintu bikomeye bishobora gutuma utagera ku cyo waharaniye. Ushobora kutarangiza amashuri, ushobora kuba warahuye n'izindi mbogamizi, ubukungu nk'uko twabibonye hejuru, bigatuma utagera ku ntego. Nabyo rero ni ibintu bibaho kandi tudahamagara cyangwa
cyangwa tudatuma ngo biza, ahubwo biza tutabigizemo uruhare. Gusa icyo nakubwira cyo, ibyo bintu byose biba, ibyo byose bituma tutagera ku cyo twiyemeje, gerageza byibuza bikubere imbaraga ndetse bigutere n'imbaraga zo guhanga intego nshya no guhanga ubuzima bushya butuma nyine ugera ku cyiza wifuje, kandi ubeho ubuzima bwiza bufite icyizere, bufite kwizera n'ahazaza. Gerageza rero wemere uko ubayeho kandi uteganye intego zijyanye n'imibereho yawe, were kwipasa muremure, ahubwo uko ubayeho n'uko umerewe mu buzima bwa buri munsi bikubera imbarutso yo gukora cyane no kugera ku cyo ushaka kuzageraho, kandi nizera ko bizashoboka. Gushimiye kwifuriza ibihe byiza wowe mukunzi wa Donos 23 TV, kora subscribe, share, comment nimba washimishijwe n'iki kiganiro, kandi uzajye uhora ubona ibyinshi tukugezaho, ubikunde ndetse ugerageze ubisangize n'abandi kugira ngo dukomeze gutera imbere no kugera aho tugera mu buzima bwa buri munsi tubamo. Twifurije umugisha ukomoka ku Mana kandi ugire ibihe byiza muri rusange.